ndagira ngo ntize iminota mike ngusobanurire urupfu uyu mubyeyi yaje kuza kuba yapfa, kuko niwe muntu wa mbere mu mateka y'u Rwanda upfuye urupfu rubabaje. Ushobora kugira ngo wenda ndimo ndakabiriza, ariko ndagira ngo ntize iminota 5 yonyine ngusobanurire byinshi kuri ino nkuru y'uyu mubyeyi waje kuza kuba yakicwa n'umugabo we, ariko noneho nyuma yo kumwica ibintu yaje kuza kuba yakora nawe nubyumva amabera ashobora kuba ari bwikore nawe ubwawe utonsa. Ati byagenze gute rero? Uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore bamwita Yankurije Florence. Uyu nguyu asize abana babiri, harimo ufite imyaka 5 ndetse n'undi ufite imyaka 3. Uyu akaba yabanaga n'umugabo bita niyo mubande Emiyeri. Uyu n'umugabo babanaga nk'umugore n'umugabo ariko bitemewe n'amategeko. Nyuma baje kugirana amakimbirane, biba ngombwa ko umugabo asubira iwabo, hanyuma umugore nawe agira gute arikodeshereza aragomya, nyine baratandukana. Ariko mu gutandukana bakaba n'ubundi bari basanzwe babonana, bakagira ibindi bakorana bya bindi nyine nk'abantu babyaranye, kumwe bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango. N'ubundi bari basanzwe babonana, nimba ari ukubomorana bakabomorana bikarangira umwe agataha ukwe n'undi agataha ukwe. Ariko mbere yuko batandukana, uyu mugabo yashinjaga uyu mugore kumuca inyuma, dore ko uyu mugabo yanavugaga ko ngo azafata umugore wakamwica, hanyuma abo bandi bajya gusambana bakamuhomba. Ni ibintu yari yarahigiriye cyane, ariko umuryango uza guterana wanzura ko abangaba bagomba gutandukana. Mu gutandukana bari bamaze kubyarana abana babiri. Icyaje kuba ni iki rero? Icyabaye, uyu mugabo n'ubundi nkuko n'ubundi yarasanzwe n'ubundi akomeza gucudikana n'uyu mugore ariko batabana, byagezeho none haza gucura umugambi ko uyu mugore atari buze kuza kuba yarara nkuko n'ubundi yarasanzwe abivuga, dore ko yanabyigambaga muri karitsiye hose abaturage babiza, avuga ko ngo azicura ya mugore kabone niyo baba batabana kugira ngo abamusambanya n'ubundi nabo bamuhombe. Icyabayeho rero, yaramuhamagaye. Abangaba bari batuye hariya mu Bugesera ahazwi muri Mbyo, ubwo abahazi barahazi. Hanyuma rero icyabayeho, uyu Emiyeri yagize gutya ajya mu gasantere aho basanzwe banywera inzoga, n'ubundi arangije ahamagara umugore ati ngwino nkugurire rimwe. Umugore nawe arangije araza nk'ibisanzwe. Hanyuma mu kugera ku nzoga, uyu mugabo kubera ko yari afite umugambi, dore ko yari yanahishe umuhoro, yafashe umugore arangije amuhata inzoga, umugore atakontorore. Umugore inzoga zimaze kumugeramo, arangije atangira kwimagina ko umugabo batahana cyangwa se babana. Arangije amubwira ati shereka dutahe nk'ibisanzwe, cyangwa se nkuko n'ubundi bari basanzwe n'ubundi bajya gukora ibyo bakora, hanyuma buri umwe agataha ukwe. Icyabayeho, uyu mugore yabwiye umugabo we ati reka dutahe. Umugabo nawe arangije amufata akaboko, arangije aramujyana. Ariko mu kumujyana amujyana iwabo aho umugabo n'ubundi yabaga, cyangwa se kwa nyirabukwe uwo mugore, ubwo ni iwabo w'umugabo. Mu kumujyana rero barangije barakomanga. Mu gukomanga nyina ntabwo yari ahari, nyina w'uyu mugabo ntabwo yari ahari, hari hakinze. Hanyuma abonye ko hakinze, yahise abwira umugore ati n'ubundi nkuko bisanzwe reka n'ubundi twongere tugire gute twigire hariya hirya. Barangije bafata inzira bajya mu murima uri aho hafi uhinzemo urutoki, baca amakoma. Ubwo n'umugabo wabikoraga kubera ko umugore yari yamaze kuba yasinda, kubera umugambi umugabo yari amufitiye. Yabanje kumunywesha inzoga ariko aramusindisha, nyamara we ibyo ari gupanga n'ubundi ari kubipanga. Umugabo yaragiye aca amakoma, arangije arambika hasi, arangije abwira umugore ngo ryamaho. Umugore rero nta no kwikontorora kwinshi, umugore yahise aryama. Hanyuma bakora ibyo bakora. Mu gukora ibyo bakora rero, icyakurikiyeho ni iki? Nkuko n'ubundi uyu mugabo yari asanzwe afite gahunda, kandi n'ubundi bakaba bari basanzwe bari muri uwo murima babikoreyemo, n'ubundi hari hafi iyo mu rugo iwabo. Umugabo yagize gutya, abonye umugore amaze kugwa agacuho, kwa kundi bamara gukora ibyo bakora umugore akagira ngo aryamye ku buriri agakomeza agasinzira, umugabo yahise yikoza ku ruhande, arangije akuzanira umuhoro. Mu kuzana umuhoro nta kindi yakoze, yahise agenda, umugore ahera ruhande arajojanga ibice, acamo ibice nka 3. Noneho ibyo ntago byamunyuze, yahise yikoza ku nturusu yari iri aho hafi, aca umushari cyangwa se aca inkoni. Ni inkoni kuko ngira ngo nimba muzi inkoni abashumba baragirisha uburyo ibimeze. Yikojeje ku nturusu, aca inkoni ifite nka metero 2. Arangije afata amaguru arayatandaraza. Ubwo n'umugabo uri kubikora nyuma yo kwica umugore, afata amaguru, arangije arenzaho ashinyagurira umurambo, afata cya giti avuye guca agisoseka mu maguru, igiti gihinguka mu kanwa. Namwe mujye munyumvira ukuntu abantu babaye inyamaswa. Ngo ibyo byose ngo akaba yari ari kubikora kugira ngo ba bantu basambanyaga uno mugore ngo bamuhombe.
ubwo akaba yari ari kwihimura ngo kuri icyo gitsina ngo kugira ngo hatazagira undi muntu ukibona. Byumvikane neza ko uyu mugabo yari afite inzika y'igitsina cy'umugore we, nta nubwo yari afite inzika umugore we, ahubwo we ngo yumvaga ko ngo kuba umugore ajya gusambana ni igitsina kibitera. Arangije rero afata icyo giti agisoseka mu maguru gihinguranya mu kanwa, ngayo nguko. Hanyuma umugabo amaze gukora ibyo ngibyo ahita agenda abwira nyina ati ngewe nishe umuntu. Nyina ati se wishe umuntu wuhe, mupfuye iki? Arangije undi aramubwira ati ni umuntu wari untangiriye mu nzira ngo yari agiye kunyambura mpita mwica. Nyina arangije abifata nkaho biri aho, yumva ko umwana we yirwanyeho. Hanyuma umugabo arangije afata umuhoro ahita ajya kuri polisi, ngo kuri ribe sitasiyo hariya i Nyamata cyangwa se kuri polisi hariya mu Bugesera, aba ati ngewe nishe umuntu nimumfunge. Ngayo nguko rero nuko byagenze. Ngira ngo murumva kuntu abantu babaye ubunyamaswa. Bidatinze kabiri nabwo tuba twumvise umuhungu nawe wafashe ise, arangije amuzirika amaguru n'amaboko, arangije azingazengera muri matera ahita asukaho esanse. Nabyo byabereye aho ngaho mu Bugesera n'ubundi. Asukaho esanse arangije aratwika, ngo nuko se yamwimye miliyoni yo kugura moto. Uyu musore nawe arangije ahita agenda yisha muri bingaro yari iri hafi aho mu rugo, abaturage bamugwaho abundaraye. Namwe munyumvire, ariko twibaza abantu byagenze gute? Nta manuka tucyumva, ahubwo dusigaye twumva ngo umuntu yatemye undi, umuntu yisha undi. Abantu bamaze guhaga ibiki? Cyangwa babatanzemo ibitambo, nkuko bantu tujya twumva bavuga ijambo ry'Imana ngo bavuye gutanga ibitambo, nanjye ngo bavuga ijambo ry'Imana, bavuga amahomvu ngo bavuye gutanga ibitambo ikuzimu. Nyamara leta yari ikwiye kubakurikirana, kubera ko ushobora gusanga ku mugani ibyo bavuga ari ukuri. Bashobora kuba bajya gutangamo abantu ibitambo, hanyuma ukabona impfu nk'izi ngizi mu bihe nk'ibi ngibi ziri kuvuza ubuhuha. Nta mpanuka igeruka kuba, hasigaye hiberaho ngo umuntu yishe undi. Noneho kumwica si n'ibintu bisanzwe, ahubwo agafata umuhoro agatemagura, nyuma yo kumutemagura akarenzaho n'ibindi. Namwe munyumvire, ngayo nguko rero. Reka nshyireho akadomo, ahasigaye wowe nkandira subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana no mu zindi nkuru nzajya nkomeza kugenda n'ubundi ngutegurira.